ishimo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza mana ishimo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza mana oh ishimo yawe n'inkoni yawe ubinyoboza neza murakoze cyane tugihagaze n'abicaye bahaguruke sabe Jean tambuke aze asenga Imana turahita turirimbana indirimbo y'ijana na karindwi narangiza gusenga mu ndirimbo z'agakiza indirimbo y'ijana na karindwi kadusenge turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo gitondo kiza nk'iki cy'umugisha tunejejwe n'Imana mu mitima yacu abitorero kandi twongeye kuboneka imbere y'amaso yawe tugukomeye mu mashyi kubw'uburinzi bukomeye waturinze
uraturindiye mu miryango yacu, warinze igihugu cyacu, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo tukigera mu nzu yawe, reka ubwiza bw'Imana bwuzure runo rusengero, reka icyubahiro cy'Imana cyururukire mu mitima yacu, kandi ubwiza bwawe bukayangane kubera. Urakoze Kristo, nk'uko wabaye mu iteraniro rya mbere, ongera uboneke mu iteraniro rya kabiri, kandi tukirikandagiramo duhagaritse imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dufashe miri ibitekerezo mu mitima y'abantu, tubigomororeye Kristo, kandi dutatanyije imbaraga zose n'ikintu cyose cyakwijeje kurwanya kumenya Imana. Urakoze Kristo mwiza, ndashyigikira umukozi wawe ugiye kuyobora iyi gahunda, ubane na buri muntu wese uri muri iri teraniro, abaririmbyi n'umwigisha, kugeza iri teraniro ritangiye kugera risoje, turishyize mu biganza byawe. Twongeye kugukomera mu mashyi kugira byose ubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Wihoraho ibyiringiro nk'itabihabwa nande n'umwuka wihoraho, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye, umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu, tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twiba icyo twakora, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye. Utihubona kutagifite urukundo, menya ukuwomuka, nabonye kuyoborwa n'umubiri wawe gusa, utigarura, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye. Tuzagusaba mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha ngo, ko dufite intambara ikomeye mw'isi, turagukwiye rwose, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye, dushaka uwomuka wera, Yesu wawutugeneye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo guhana ikaze mu nzu y'Imana, kandi turabikora muri ubu buryo. Reka dusabe korali Maendeleo, korali Impanda, Benaya Oshutimu, abakristo mwese b'itoro rya Sejemu, protokole mpuzabikorwa ndetse n'abadiakoni mwese muhaguruke mudusuhurize icyarimwe. Gatatu. Amen. Maendeleo mutambuke muhite muririmba indirimbo, kandi nanone reka twakire muri uyu mwanya abashyitsi, inshuti z'itorero, mwebwe mwadusuye muri aha ngaha, nimuhaguruke tubakire, dukunda abashyitsi. Dukomere Imana abashyi menshi cyane. Imana yaduhaye abashyitsi beza bumugisha. Nimutere haleluya cyane, musuhuze iteraniro.
amen. Murabona ko baje vuba. Imana ibaho umugisha, turabishimiye cyane. Protokole igimenya imyanya y'abashyitsi. Reka rero nanjye mbasuhuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Reka twakire n'abandi bari muri iri teraniro bazarireba mu buryo bw'ikoranabuhanga, nabo tugire gutya tuvuge ngo tubaha ikaze kandi turabishimiye cyane. Nimuhaguruke rero duhane ikaze, dusuhuzanye mu ndamukanye yacu y'abana b'Imana. Dushimira Imana yabanye natwe. 1 2 3. Amen. Uwo muri kumwe musuhuze, muhereze ikiganza, mubwire ngo ndakwishimiye kandi Imana iguha ibihe byiza muri aya materaniro. Karibu sana, tugize vuba vuba, mukoresha igihe neza. Asiyeshindwa kamwe, mwamba imara asiyeshindwa. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe, mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe, mwamba imara asiyeshindwa. Ninaye baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe, mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Wakati wa shida asiyeshindwa kamwe, ikiwa na magumu mengi baba asiyeshindwa. Usitetemeke, usifadhaike, Yesu ni mwamba asiyeshindwa. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe, mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Haleluya, haleluya. Ngo dufite Imana yacu. Yesu ni urutare ruhagaze. Yesu ni urutare ruhagaze, ntabwo ajya anyeganyezwa, ntajya atsindwa. Indirimbo ya mbere iravuga ngo mwambi undeme mu mutima wera, ngiye ngukorere nkiranuka mu kuri ndetse no mu gukiranuka, ngo kugira ngo abanzi banjye batazishimira ibyago byanjye. Umuntu ukorera Imana akiranuka, ntabwo abanzi bashobora kuzamwishima hejuru. Imana idufashe kuyikora dukiranuka. E Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Bwana unitegee sikio lako Bwana,
katika maombi yangu. E Bwana nakuomba, E Bwana wangu, E Bwana uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Bwana Unitege sikio lako Bwana katika maombi yangu. E Bwana nakuomba, ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, E Bwana nakuomba, adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, E Bwana nakuomba. Hukumu yangu na itoke kwako, macho yako yanitazame kwa maisha yangu yote. Bwana Umeujaribu moyo wangu, ni wewe uokoaye wanaokukimbilia. Hukumu yangu na itoke kwako, macho yako yanitazame kwa maisha yangu yote. Umeujaribu moyo wangu, ni wewe uokoaye wanaokukimbilia. Ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, E Bwana nakuomba, adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, E Bwana nakuomba. E Bwana uniokoe na adui zangu, unilinde kama mboni ya jicho lako Bwana. Unifiche chini ya uvuli wako, nitalisifu jina lako kwa maisha yangu yote. E Bwana wangu, E Bwana uniokoe na adui zangu, unilinde kama mboni ya jicho lako Bwana. Unifiche chini ya uvuli wako, nitalisifu jina lako kwa maisha yangu yote. Ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, E Bwana nakuomba, adui zangu wasifurahie
kushindwa kwangu, e Bwana. E Bwana, E Bwana, nakuomba, ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Ninakutumaini ya wewe, ili nisiaibike milele. Adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu, e Bwana. e Bwana, E Bwana, nakuomba, adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu, e Bwana. e Bwana, E Bwana, nakuomba. Haleluya, haleluya, haleluya. Indirimbo ya kabiri iravuga ngo abantu bacunguwe bakiranuka bahagarara neza mu by'Imana, bayiririmbira mu kuri no mu mwuka. Abo ngabo ngo Imana izajya ibatsindira intambara n'imibabaro duhura nabyo muri iyi si. Kandi ngo abantu batari guhamya Imana neza muri iki gihe gisa gutya kigoye cy'intaruka kiruhije, ntibayihamye neza, nabo ngo kuri wa munsi ntabwo bazaboneka imbere y'Imana. Imana idufashe. waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana, na huzuni na tabu zake dunia Bwana amewaondolea zote. Waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana, huzuni na tabu zake dunia Bwana amewaondolea zote. Na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, o Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, o Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. Wanashika vinumbi mikononi, wakiimba wimbo wa Mwana-Kondoo, na Musa mtumishi wake Mungu, wakifurahia kushinda kwake. Wanashika vinumbi mikononi, wakiimba wimbo wa Mwana-Kondoo, na Musa mtumishi wake Mungu, wakifurahia kushinda kwake. wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, o Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, o Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. wasiopenda kumusujudia katika dunia hii ya sasa,
hawataonekana mbele zake, watateketea motoni kweli. Wasiopenda kumusujudia katika dunia hii ya sasa, hawataonekana mbele zake, watateketea motoni kweli. Na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, o Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, o Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. Muda unaobaki ni mfupi, tujitayarisheni ndugu sasa, hapo tuwepo tayari, tutaimba naye kule mbinguni. Muda unaobaki ni mfupi, tujitayarisheni ndugu sasa, Bwana ajapo tuwepo tayari, tutaimba naye kule mbinguni. na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, o Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia o Bwana wa milele, sasa yu hai, na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia o Bwana wa milele, sasa yu hai, mauti.
Wagiriwe na Yesu uwanduko y'amaraso y'igiciro cyinshi. Ego ubuntu bw'Imana twagiriwe na Yesu uwanduko y'amaraso y'igiciro cyinshi. Mbega kwitanga kwiwe apfira umunyabyaha uwari ngewe nawe twagiriwe ubuntu. Mbega kwitanga kwiwe Imana ishimwe apfira umunyabyaha uwari ngewe nawe twagiriwe ubuntu. Mbega imitima, mbega inkoni Yesu yakubiswe azira wowe nanjye. Mbega imitima, mbega inkoni Yesu yakubiswe azira wowe nanjye. Mbega imitima, mbega inkoni Yesu yakubiswe azira wowe nanjye. Umusaraba cyari igiti kibi, cyabambwaho abagome ndetse n'inkozi z'ibibi, ariko Yesu yemera kwitanga. Cyari igiti kibi, cyabambwaho abagome ndetse n'inkozi z'ibibi, ariko Yesu yemera kwitanga. Yita kuba museka, yemera kwambara ubusa ndetse n'ikamba ry'amahwa, ashimwe uwaducunguye. Yita kuba museka, yemera kwambara ubusa ndetse n'ikamba ry'amahwa, ashimwe uwaducunguye. Yita kuba museka, yemera kwambara ubusa ndetse n'ikamba ry'amahwa, ashimwe uwaducunguye. Musaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. 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 Ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu.
utikiganyira itejo mwene data iby'ubu bugingo gonza giki cyangwa iby'umubiri gonza mbariki ntukiganyire itejo mwene data iby'ubu bugingo gonza giki cyangwa iby'umubiri gonza mbariki nimurebe ibiguruka mu kirere n'ibibiba n'ibisarura n'ibihunika ariko data wo mu ijuru arabigaburira nabyo nimurebe ibiguruka mu kirere n'ibibiba n'ibisarura n'ibihunika ariko data wo mu ijuru arabigaburira nabyo ariko data wo mu ijuru arabigaburira nabyo Yesu yahagije abari bihumbi bitanu kandi abo bose yahagije ifediri n'imitsima itanu bibuke Yesu yahagije abari bihumbi bitanu kandi abo bose yabahagije ifedi n'imitsima itanu yemwe afite inyota nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe naze nimuze aho ndi mubone kubaho munyigireho kuko mumugwa neza yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe naze nimuze aho ndi mubone kubaho munyigireho kuko ndumugwa neza nimuze aho ndi mubone kubaho munyigireho kuko ndumugwa neza nimuze aho ndi mubone kubaho munyigireho kuko ndumugwa neza ntukiganyire nshuti wizera umwami Yesu washobora byose n'umukiranukira ntacuza muburana ntukiganyire itejo ntukiganyire nshuti wizera umwami Yesu washobora byose n'umukiranukira ntacuza muburana ntukiganyire itejo ntukiganyire nshuti wizera umwami Yesu washobora byose n'umukiranukira ntacuza muburana ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nimuza byongerwa kuko data wo mu ijuru azibyo mukennye ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana
no gukiranuka kwa ibindi muzabyongerwa kuko data wo mw'ijuru azi ibyo mukeneye kuko data wo mw'ijuru azi ibyo mukeneye kuko data wo mw'ijuru azi ibyo mukeneye ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibindi muzabyongerwa kuko data wo mw'ijuru azi ibyo mukeneye. korari murakoze, Imana ibaha umugisha. Bavuze ijambo ry'Imana mu ndirimbo, Imana ibaha umugisha. Nsabe worship team tambuke ize. Nahoze ntekereza ku rukundo Imana yadukunze, sanga ari rwinshi cyane. Nigeze kujya mu muteguro wo gutegura ibirori by'umuntu umwe wari wazamuwe mu ntera mu cyiciro runaka, noneho atusaba ko twamufasha gutekereza abantu bazatumirwa muri ibyo birori bye. Akavuga ngo abamubihorere byibuze abazakoramo imirimo, abazaririmba. Ndimo ndareba korari impanda irimo iraririmba, ndebye iteraniro ryose, sanze dukwiriye gushimira Imana. Imana yatugiriye icyizere, idutumira mu rugo rwayo kugira ngo dukoremo imirimo. Ari umuntu hari igihe ari kubona dufite inenge tutagomba kwinjira mu rugo rwe, ariko Imana yafunguye imiryango. Ubwo Yesu yari ari ku musaraba arimo aravuga ngo abarushye n'abaremerewe mwese nimuze. Twarahageze rero, nimuhaguruke duhimbaze Imana, tuyishimire ko twageze mu rugo rwayo, ndetse akaduha imirimo itandukanye mu byiciro bitandukanye. Wari guhabwa nande agaciro. Uzi ko tugera ahangaha tukavuga ngo nimuhaguruke tubakire, nta nubwo bari kuzajya bamenya ko hageze. Ariko tugeze mu gakiza, Imana iduha agaciro, iduha n'imirimo yayo, iduha n'ubuzima, iduha n'amahoro. Tuyikomere mu mashyi tuyishimire. Reka rero duhimbaze Imana tuyishimira byinshi yakoze, n'ubuzima yatwongereye n'umunsi wo kubaho. Mwari mubizi ko yatwongereye umunsi wo kubaho? Yabikoze Imana. Abantu basigaye baryama ari bazima batarwaye bugacya bapfuye, ariko yaturebye iratuzigama itwongerera umunsi wo kuba. Tuyihereze icyubahiro. Karibu muhimbaze Imana, dufatanye na worship team dutanga amaturo y'ishimwe, ndetse abadafite kashi murakoresha momo, kandi rwose mu biha agaciro. Ariko reka nsabe Shema tambuka ahangaha umunota umwe wonyine, dutekereze ku rukundo rw'Imana, tuvuge ngo Mana turagushimiye, wagize neza. Asabire n'umugisha bagiye gukora mu butunzi bwabo batanga, kugira ngo aho tugiye gukora Imana ihongere. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu mukiza wacu. Mana turaguhimbaje, twabivuze ntabwo twarambirwa gukomeza kuguhimbaza Mwami, tugushimira ibyo watukoreye, kuko tuzi neza ko ibyo dufite byose ari byo waduhaye kandi ukabiduhera ubuntu. Nta na kimwe twakoze ngo tube twakirata twakiyemeraho, ariko byose Mwami ibyo wakoze ni kubw'ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu, kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Tugiye gutanga amaturo rero yishimwe, nta wasabye by'umwihariko gushima, ariko kandi amashimwe ni menshi mu mitima yacu Mwami. Turayazamuye yose imbere yawe kugira ngo buri wese Mwami uko wamugiriye neza abashe kubizirikana. Turibuka byinshi twabonye n'amaso yacu Mwami, byari biteye ubwoba, ariko mu ruhande rwacu warahabaye, urigaragaza nk'Imana. Urakoze kugiye kubana natwe muri gahunda zose ku bwa Yesu Mwami n'umukiza wacu. Amen. Ayo mahoro n'amahoro meza tangwa na Yesu. Ayo mahoro n'amahoro meza tangwa na Yesu. Ayo mahoro n'amahoro meza tangwa na Yesu. Ayo mahoro n'amahoro
atangwa na Yesu. Haleluya, 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 Hallelujah. Imana ishimwe, Hallelujah. Imana ishimwe kwitanga amahoro. Hallelujah. Niwe, 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 numero yanje Yesu, oh numero yanje Yesu, oh naniwe anyegera aransanga, oh naniwe naniwe aransanga, sanga numero yanje Yesu, numero yanje Yesu, oh naniwe aransanga, naniwe uwo mwami aransanga, afitiye byinshi, afitiye byinshi umwami anezeza pe, afitiye byinshi we, afitiye byinshi umwami wanjye we anezeza kenshi, niwe murakoze cyane. Twinjiye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Duhaye ikaze mushumba Jean Jacques atambuke aze asengere umwigisha twumve ijambo ry'Imana, ariko twongere duhaguruke turamara umwanya twicaye, duhe Imana icyubahiro, dusenge twumve ijambo. Data wa twese, Imana ihoraho ibihe byose, turagushimiye mu mwanya nk'uyu wo kumva icyo uvugana n'imitima yacu. Niho abanzi bacu baburira ijambo, kandi niho mwami wongera kudusubiza guhembuka, kandi ijambo ryawe niryo rituma tunyura hatari kunyurwa. Inzugi z'ibyuma ukazimena n'ibihindizo byabyo ukabicamo kabiri.
tugatambuka kuko duhawe ijambo nawe. Shyigikira umuja wawe rero kugira ngo ibyo avuga bye kubibye n'imbaraga ze kubize, ahubwo ashyigikirwe nawe kuva atangiye kugeza ashoje, kandi iyi mitima yose uyibe hafi, Mwuka Wera ntatuze kuvugana nayo, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni yayandi, ni Ingabire Esteri, ndi umukobwa wo muri uru rugo. Hanyuma ndashimira Imana ko impaye uyu mwanya, ndashimira nanone ubuyobozi bw'itorero, ndashimira kandi cyane namwe abakristo mwitabiriye iyi kirte ya kabiri cyangwa se iri teraniro rya kabiri. Imana iduhana umugisha. Hanyuma reka twese duhuje umutima dushimira Imana, twongera kuyiramburira ibiganza, kubera ko twese turiho duhumeka ikwiriye gushimwa. Mbahaye intashyo z'inyarugenge, nahabwirije kwa gatatu, muhe Imana icyubahiro, mwakira izo ntashyo. Reka dusome amagambo y'Imana ari hano mu buhanuzi bwa Ezekiel, ibice byaho ni 47. Turasoma ku murongo wa 6 dusome kugeza ku wa 9. Ubuhanuzi bwa Ezekiel ibice 47, umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 9. Turaza gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12, umurongo wa 20 tugeze ku wa 25. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana naho turaza kuhasoma ibice 12, umurongo wa 20 turageza kwa 25. Turaza gusoreza no mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice byaho 2, umurongo waho wa 20. Reka dusome twihuse. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura angeza ku nkombe y'umugezi. Amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati, aya mazi atemba agana iburasirazuba azagera no mwaraba kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja amazi yo muri yo azakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi atemberamo yose kizabaho. Hazabaho n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiraho uwo mugezi ugeze kikabaho. Mwakire ijambo ry'Imana. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, turasoma ibice byaho 12, dusome ku murongo wa 20 tuze kugeza ku wa 25. Haravuze ngo, dusome dore ku mutwe w'amagambo, Abagiriki bashaka kureba Yesu. Hariho Abagiriki mu baje gusenga mu minsi mikuru, basanga Filipo w'i Betsaida i Galilaya, baramwinginga bati, mutware, turashaka kureba Yesu. Filipo araza abibwira Andrea, Andrea na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. N'iryo naryo mubyakire mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana, urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice byaho 2. Abagalatiya ibice 2, umurongo waho wa 20. Haravuze ngo, nabambanwe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Imana iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rero, aya magambo yose dusomye akubiye mu ijambo rimwe nayowe n'Umwuka Wera kubabwira teraniro rya kabiri, avuga ngo gupfa ku bwa kamere bizana umusaruro muri byose. Gupfa ku bwa kamere bizana umusaruro muri byose. Mu byo haranira byose kugeraho, gupfa
kamere yawe igapfa, bizana umusaruro kuri ibyo byose uharanira kugeraho. Ndasubiramo, ni ugupfa ku bwa kamere kugira ngo ibyo uharanira byose kugeraho ubigereho rwose, kandi uzabigeraho mu buryo butakugoye mu izina rya Yesu. Kandi uku gupfa ku bwa kamere, reka mbyongereho cyane mbivuge mu byumve, ibi ngibi nibyo bidukwiriye kuko nibyo bizatuma tugera no mu bugingo buhoraho. Reka rero mbabwire ko uko Imana yaturemye umuntu, uko mumubona, ukuntu umuntu aremye, uko mubona mpagaze ahangaha nawe uko nguko wicaye aho, uri mu bice bitatu. Urimo umuntu w'imbere, urimo nawe bice bibiri, ukagira n'uyu mubiri ubitsa abo bantu. Umuntu w'imbere ni umwuka uri muri wowe, hanyuma hakabamo n'icyo bita ubugingo. Ubugingo nibwo bubamo amarangamutima. Umwuka nawo w'imbere niwo ubamo icyo bita kamere, hanyuma byose bigacumbika muri uyu mubiri. Uyu mubiri mureba ni icumbi ricumbikiye ibyo mvuze bindi bibiri biri muri wowe. Nagira ngo nkubwire ngo ikibikwereka cyangwa ikibikwibutsa, wenda nubwo akenshi abana b'abantu tudakunda kubyitaho, nuko iyo Imana itwaye ntago itwara uyu mubiri w'inyuma, itwara wa muntu w'imbere. Mwabyumvise? Umuntu w'imbere rero yagiye, iki ni ikintu gikomeye cyane. Wa muntu w'inyuma yasigaye mu bantu, ntabwo umuntu ugifite uyu mwuka w'ubugingo ukirimo, umwuka w'abazima, ashobora kubana n'uwo muntu w'inyuma. Bivuze ngo tugizwe n'umuntu w'imbere, ari utuyemo kamere. Iyo uyu muntu w'imbere agiye, uyu w'inyuma atangira kubyimba, agatangira kubora, ndetse akaba yananuka. Bivuze ngo niyo yaba yari umuntu wakundaga, ari umuntu wawe, iyo avuyemo wa mwuka w'imbere, nta rindi jambo ubwira abakiriho, ni mu ntabare. Sibyo? Niyo tugiye ahantu habaye icyo kibazo, tuba tugiye kugira gute? Gutabara. Turatabara iki? Nibyo abantu barababaye, babuze umuntu wabo, ariko tunabakurireho cya kibiri, kuko nta gaciro kigize gute? Kigifite. Kuko nitukigumishaho kiratera iki? Ntabwo bishoboka, ntabwo byashoboka. Bivuze ngo rero wa muntu wacu w'imbere akwiye kwitabwaho cyane mu buryo Imana ishaka ko uyu muntu yitabwaho. Uyu muntu rero, uburyo Imana yambwiye ugomba kumwitaho muri aya materaniro ubyumve, ni uko uyu muntu ugomba kureka agapfa ku ngeso za kamere. Irindi jambo nabasomeye ryanditse mu Bagalatiya, murarizi mwese, ibice hariya 5, haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi, bakayivuga: gusambana, ibintu byinshi biri aho ngaho byose muze kubyisomera, kandi muranabizi no mu mutwe ndabizi. Ariko si biriya gusa, nahoze nekereza ku rundi rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo. Yaramwandikiye mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, ngira ngo ibice 3, niba atari urwandiko rwa mbere. Yaramwandikiye aramubwira ngo umenye ko we Timoteyo, mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Aravuga ngo abantu bazaba bikunda, abantu bazaba birarira, abantu bazaba bakunda impiya, abantu bazaba bakora ibiteye isoni. Ibyo nabyo byose ubirunde kuri ya yindi iri mu Bagalatiya, byose bivanze n'imirimo y'iki? Ya kamere. Ibyo rero biba muri wa muntu wacu w'imbere, kandi intego yabyo irahari, nayo ni ukuzatubuza kubana n'Imana. Ntushobora rero kubasha kuyoborwa n'umwuka wera ngo agutware akugeza aho Imana ishaka, utemeye gupfa umuntu w'imbere, upfe kuri kamere. Imana tugirire neza. Twasomye mu buhanuzi bwa Ezekiyeli. Ezekiyeli uyu nguyu abona iyerekwa, yarariho arabona ibintu bishyize kera, ibintu bizaba. Abona ngo amazi yinjira mu rusengero. Ayo mazi yabonye yinjira mu rusengero cyari ikimenyetso cy'umwuka wera. Abona ngo ayo mazi arinjiye, yinjira mu rusengero, ngo kandi ngo amaze kwinjira, ngo akabona uriho yamwereka afite n'umugozi ari kugenda yagera, ngo akayagera amwinjiza akurikiza aho yageze. Ngo amazi aratangira amugera mu bombambare, amazi aratangira
amugera mu mavi. Barakomeza baragendana, amazi aragenda amugera mu rukenyerero. Barakomeza baragendana, ngo amazi aragenda amugera hano mu gatuza. Ngo barakomeza baragendana, amazi aza kuba menshi ku rwego Ezekiyeli adashobora kuyakontorora, ngo aba amazi umuntu yabasha utazi koga atabasha kugendamo ngo ayavogere. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umwuka wera iyo yamaze kurengera umuntu ntaba akigenga ubwe, abagengwa n'umwuka wera. Akantu nashatse cyane ni kariya kavuze, ari naho twasomye ngo ayo mazi yarenze Ezekiyeli, ngo akarenga urusengero. Haleluya! Ngo azagenda ayo mazi, ngo agere no muri Araba. Azagera hose ibintu byapfuye bizazuka. Azagera hose ibyanze bizemera. Bivuze ngo umuntu wuzuye umwuka wera, umwuka wera akamuganza, umwuka wera akamuyobora, akaba ari umutegeka ahantu hose ageze. Ibyanze biremera, ibyapfuye birazuka, ibitashobokaga birashoboka. Kuri uwo murongo wavuze ngo n'amafi aho ngaho aho azatembera azaba menshi. Bivuze ngo uhuzuye umwuka wera atavuze ibintu byinshi, aho ageze hose abantu barakizwa. Yubona amafi. Yesu yabwiye ijambo Petero ngo ngwino nkurikire, ntuzongera kuroba amafi ayasanzwe, ugiye kuroba abantu. Ayo mafi bavugaga ni za ntama zazimiye. Ayo mazi azatemberamo agatembera muri wowe. Reka nkubwire, kamere mbi yakubamo yambamo ntiyatuma urengerwa n'umwuka wera. Uyu munsi wemera upfe kuri kamere, upfe kuri uwo mujinya, upfe kuri ubwo burakari, umwuka wera kuzure. Ibyaha bibuza amahoro, ariko hari ibyaha bimwe iyo ubikora bisa nk'ibiryoshemo, ariko uko kuryoha ni ukujyana ku rupfu. Uzi iyo umuntu yakurakaje ukamuhangara, ukamwegera neza, ukamusobanuza impamvu yakurakaje, ukuntu wumva umeze neza kuko yagutoteje nawe uri kumutoteza, sibyo? Cyane abari bafite kamere yo kurwana, umuntu akakubangamira ukahita umukubita ikofi, uba wumva umeze neza, uriho wumva ukomera, wumva ntaho bizakujyana. Ariko pfa kuri uwo mujinya. Byaha bimwe zabajya banywa inzoga, umuntu atangiye kubwira abo mu rugo rwe ngo ndaje. Buriya muzabona n'amakaritsiye hamwe namwe ujya wumva ngo hara ni kurya nyuma. Ni irya nyuma rihe mutekereza? Ni icupa rya yanywereye mu tundi tubari, ariko ageze muri karitsiye agiye kunywa ibya, kandi yahereye mu gitondo abwira umugore we ngo sheri turaza kubonana, cyangwa umugabo we. Byagera saa 3 inzoga zikamuryohana, ati ni kamwe gusa, ndaje ni kamwe kakaba kamwe, ikirahure n'igikame, akarinda cye hakesha. Hari umushuti wanjye wakijijwe, bajyaga bamubaza ngo watashye ryara atarakizwa, ngo zibura 2. Bati se sangapi? Ati zibura 2. Naho ni mu ruke. Abandi ngo babatashye baje kubyuka ntago ari ukuza kurya, kuko aje mu gitondo. Ibyo byaha biri kukuryohera, ariko ntacyo byakumarira, birakujyana mu ruhu. Hari n'abakijijwe ibyaha bimwe barabikijijwe, ariko abadayimoni bazanye kuzirura abantu, barashaka gusubira mu byo bavuyemo. Nagira ngo mubwire mwene data, pfa ku kintu icyo ari cyo cyose cya kamere, umwuka wera kuzure, uzagira umusaruro mwinshi. Ibyo uri muri rukankamo uzabigeraho bitakugoye, niwemera yuko umuntu wawe w'imbere apfa ku bwa kamere, akazukana n'umwuka wera, ukuzura umwuka wera, ukabona kuyoborwa n'Imana,
uzisanga imibereho yawe umunsi ku munsi igenda ihinduka, haba imbere haba n'inyuma. Twasomye rero ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Bibiliya ivuga uburyo Yesu Kristo iyo imuvuga uhereye n'abamuhanuye kera yaje ari umwami w'amahoro, aho yajyaga hose yakoraga ibyiza. Nongere ngo utere imbaraga, wowe ushobora kuba uri gukora ibyiza ukijijwe, abantu ntibabyakire neza, n'ibyanditswe bisohora. Ntabwo rwose abantu bazapfa gukwakira neza, ariko wireka gukora ibyiza, wicogora gukora ibyiza. N'umwami wawe niko bamugenje, na Yesu yaje akora ibyiza, yahumuye impumyi, yazibuye ibipfamatwi birumva, atuma ibimuga bigenda, ariko ntago bamwemeye. Ndetse biri bivuga ngo yaje mube, ariko abe ntibamwemera. Ariko abamwemeye twese tukakira izina rya haleluya, yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi mu nzandiko za Yohana yarabyanditse abivuga neza, aravuga ngo kandi uko niko tu, ariko uko ni kuri, uri umwana w'Imana. Haleluya, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. Kandi uko niko wowe n'umwuka wo muri wowe mukwiye guhamanya kuri umwana. Aravuga ariko uko tuzamera ni kurerekanwa, ariko aravuga ngo hari igihe tuzere Yesu niyerekanwa, tuzasa nawe, tuzambikwa indi mibiri, tuzaba abandi, ntabwo tuzatumeze gutya. Haleluya. Ntucogore gukora ibyiza, komeza ukora ibyiza, komeza ube umwana w'Imana. Haleluya. Imirimo yose y'Imana komeza uyikore, aho utuye komeza ugaragaza Imana, ntugacogore. Yesu rero umwami w'abami wakurikiye ijambo ry'Imana riravuze ngo aba bagira iki, bari bafite ibindi byabazanye muri ako gace, ngo ariko bumva nayo makuru, bashaka kumukoreraho research cyangwa se recherche ngo bamenye ngo uyu ni muntu ki. Bumvaga amakuru ye, ariko Yesu n'umwami w'abami. Abo yakijije yarabakijije. Popote alikwenda alitenda mema, Bwana wa mabwana popote alikwenda alitenda mema. Nipigie haleluya kubwa, nipigie haleluya kubwa. Aho yagiye hose yakoze ibyiza. Baza bashatse kumujora, muri protokole ye nyine babigenza neza, barabatwara babageza ku mwami wacu. Aya niyo makuru yahise abaha. Arababwira ngo rega, akabuto k'ishaka iyo kadapfuye ngo kajye mu butaka ngo kanabure ntigashobora kwera imbuto. Yashaka kubabwira iki? Yashaka kubabwira yuko ureke n'ibyo badasobanukiwe, hari igihe azapfa, ariko najya mu butaka hazazuka, kandi nazuka hazirehereza amahanga yose. Nibyo yashakaga kubabwira, nibyo yashaka kubabwira. Yashaka kubabwira ngo hamwe n'ibyo mudasobanukiwe hari n'ibindi bizaba. Ibyo bizaba ni ibiki? Nuko nzanapfa ariko nzazukana ubutware. Wowe uriho ubabazwa none, emera ubabazwe, wemera upfe kubw'icyaha. Kureka icyaha birababaza. Ibyo nahoze mbabwira nahereyeho. Uzi iyo umuntu akubangamiye, akakubangamira utarapfa nk'uko nanjye nari meze kera, nakundaga kuburana kugira ngo uzambwire ijambo rinyereka ikosa, nigiyemere narinze narakuburanyaga mpaka. Kandi ni ibintu navukanye, ni kamere mbe navukanye, ku buryo iwacu bari baranyise mutiti rizi. Wanyumva ubwo? Nashoboraga gusaba ikintu bakambwira ngo ntacyo, ngasubirayo. Ni big bati ntayo genda, ni big ni ntayo, bakankurikira ndi muri ni big kugeza igihe bamerekeresheje icyo nshaka nabaga ngishaka. Ariko Kristo naramwemereye yicuyoka. Nawe urabizi kudakurwa kw'ijambo, ariko reka nkubwira nta musaruro wazana. Hari ibintu ugomba kwemera ugapfaho kugira ngo uzane umusaruro mwinshi.
uwo mujinya ukwiye kwemera ugapfa. Ako gasuzuguro ntubizi se, uravuga uti ntacyo, ntawe ndi bubwire nabi, ngewe nivire muri repetition, ariko ndabasu ukabazamurira amaso mu gitambara cyangwa muri natirere wasokoje neza bakumva. Mu gifaransa hari akantu bavuga ariko ntimukagendereho, bajya bavuga ngo répondre les imbéciles par le silence. Ngo le silence tue les imbéciles. Par le silence. Mwitonde bene data, twebwe nitugitukana. Iyo ucecetse ugashaka gusubirisha abantu guceceka, burya nabwo ububabwiye. Mu ishuri rya communication bavuga ko n'uwishijisho abavuze, nuvuze ngo abavu, nuvuze aba mupfe, dupfe ku ngeso za. Iyo baguhamagaye ugasubiza ku nshuro ya kane ukahita ugira uti ntabwo nabyumvaga, ari uko wari wavuze uti ndamukome. Ngo akabuto katagiye mu butaka ntigashobora kwera imbuto nyinshi. Yesu umwami w'abami, umugabo w'abagabo, yarapfuye nyuma y'iminsi atarazuka. None reba aho twicaye, iyo kiriya gikorwa kidakorwa ngo yemere gupfa azukana ubugingo bwacu twese, ntabwo tuba twicaye aha. Kandi si twe gusa, ubu hari abandi bicaye Kacyiru, hari abandi bari Karugira, haleluya, munere haleluya kubw'ibyo. Hari abari muri Amerika, Central Africa bariyo, barateranye kubw'icyakozwe. Muri Nigeria bicayeyo bavuga umwami w'abami. Nawe hari icyo wakora, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Urwo rugo uri gufatira umwanzuro mubi, emera upfe urubemo, kuko Imana izaguha umugisha. Abo bana bihambireho, Imana izaguha umugisha. Emera upfe ku bwa kamere, wihobera ibyaha, wikemerera ibyaha. Yewe mwene data uri hano muri iri teraniro, emera upfe. Numara gupfa umwuka warakuzure akuyobora icyo gukora, azakujyana hose. Warapfuye ku bwa kamere, waruzuye izo mbaraga, ntabwo bizagusaba kuririmba amakorasi menshi. Ibintu byose bizakorwa mu izina rya Yesu. Pawulo arabivuga, aravuga ngo nanjye ntabwo ari ukuntu ari imeze Pawulo, ariko nemeye gupfa, nemeye gupfa. Kandi murabizi ibintu yakoraga. Kandi Pawulo iyo tumuvuze tumuvuga nk'umuntu wari umutindi n'umugome, ariko yasohozaga iby'idini yabo, nibyo yarazi. Ariko umunsi umwe ariho aragenda, haleluya, ajya i Damasika, agiye mu kazi ahura n'umucyo, haleluya. Nagira ngo muri iri teraniro nawe uhure n'iki? Umucyo w'Imana ukurasire. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko noneho sinjye uriho, ni Kristo uri muri jyewe. Nsoza rero nagira ngo nguhe ubu buhamya. Ibintu byose Imana yaguhaye, emera upfe, hari igihe bizatungana. Mwabyumvise? Emera upfe, upfe muri kamere, ubitwara utyo, Imana izabitunganya. Nigeze gukena nyenye, mfite marume, nari mfite abana babiri, njya nkunda kubivuga. Hanyuma marume ampa utuntu najyaga ncuruza, ariko twitwa caguwa. Caguwa se nimuyizi? Hanyuma rero akampa imyenda ya gatatu. Imyenda ya gatatu niyo ya nyuma muri ca. Noneho we yahamburaga byinshi, agatanga ya mbere, agatanga ya kabiri, noneho akampa ya nyuma. Iyo myenda rero ntabwo bayicururiza mu mujyi, ugiye Intunga, ku Murindi, hose narahageraga, Gahoromani, Kabuga, Nyagasambu. Hanyuma nageraga no ku Ruhuha, sibyo? Noneho
iyo myenda yose buri wese yamuhaga indirimbo agomba kuyicuruza. Yaba ucuruzi ya mbere yabaga afite indirimbo, yaba ucuruzi ya kabiri yabaga afite iki, iya gatatu rero niyo nge nacuruzaga. Umva indirimbo naririmbaga rero. Nusanga ari kinini uzagikuriramo, nusanga ari gatoya uzajya ukihatamo, nusanga ari mu mwenge n'ubuhumekero, ikizinga n'amabara, ikizinga n'amabara, ukabyina aba hepfo aba ruguru aba hirya bagahita baza. Iyo myenda niko yabaga imeze. Urutarabaga ari runini, rwabaga ari gato. Akatabaye gato karimo umwe. Nibyo byatumaga nyine bagenda bayishogoramo. Utameze gutyo ukabura imibizi kandi arayicuruzaga. Yabaga igura ngahese 200 nuko nabaga mvuga. Yamara gushiramo imene iryitanu ukaza kubona umusaza ungana nka papawe azanye igipira kingana gutya. Hakubwira ati mwana wanjye wankuriyeho senkani kajya kugabanya inshuti shyira hariya. Navuze ngo niba ari runini uzarukuri. Ubuzima Imana gucishamo ni nk'ibaro wahambuye. Niba ari kinini gikuri, niba ari gatoya kihite niba harimo umwenge n'ubuhumekero. Ikizinga ni iki? Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo kandi kubakunda Imana ibintu byose bifataniriza ngo kubazanira pfa ku bwa kamere. Nimuhaguruke. Hano hari umuntu ushobora kuba afite icyaha kimukomereye ahora yihana kikagenda kigaruka. Naze tumusengere. N'umuntu wacitse intege aze hano tumusengere. Ushobora kuba usanzwe usenga ariko muri iyi minsi wumva wihana ibintu bigaruka. Waje hano kwa hangaho ubwo muhareba n'ahantu hakomeye cyane. Ahantu ko muhareba hibera amavuta. Aba bantu b'Imana yashyiza iyo baje bakagusenya nicyo bahabereye. Barabisigiwe. Hari ibintu by'ibidayimoni wowe wirukana ntibigende. Reba babikabukira bigahita bigenda. Karibu mama yizire. Nundi wese ukeneye gusengerwa wananiwe ibintu bimwe na bimwe by'ibyaha akabakizwa none ejo yongeragwa abyuka ngwino tugusengere. Ngwino hano iyizire Yesu ni umwami w'abami. Ngwino nawe umaze iminsi ufite ibintu uri gushaka ariko Bibiliya bavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana. Aho ni Matayo 6:33. Ibindi byose muzabyongererwa. Hari ibintu uri kwirukaho. Ngwino bagusengera waze utsinde kamere wuzura umwuka wera ubuzima buzahita buza. Aho umwuka wera ari ubuzima buraza. Aho Imana iri ubuzima buraza. Nimuze wisigara. Ngwino abakozi b'Imana bakurambikeho ibiganza. Abangaba nicyo bahamagariwe, abangaba nicyo Imana yabazaniye. Niba guhamagara ukagira ibintu wiyumvamo ntukajya ukomeza kwicara kugira ngo ugende ukomeze usikamirwe kandi hari abo Imana yahamagaye bashinzwe gukora uyu murimo. Nawe wisigara. Ngwino wari ukijijwe uragwa. Ngwino uri urabwirwa n'Imana gusenga bikanga. Ngwino uri uratotezwa n'amajwi y'abadayimoni. Ngwino mugomba gupfa mu izina rya Yesu. Mugapfa ku bwa kamere. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Kadusenge. Mwami Yesu turagushimiye ko waje kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Waje kugira ngo umunyabyaha wariyo kure umwunge n'Imana
abeho ubuzima butakirubwe, abeho ubuzima bwawe, kandi wari uriho ari igihombo mu maso y'Imana abeho ari inyungu, abasha kwera imbuto nyinshi. Niko aba bashiki bacu n'aba bene data ubahamagaje ijwi ryawe ryinginga, babaye igihe kirekire mu byaha, babaye igihe kirekire mu gukora ibyo bishakiye, nta nyungu babonye igihombo, ariko ijambo ryawe ribaburiye ko kwemera gupfana nawe no kuzukana nawe bihesha umuntu kwera imbuto no kuba mu nyungu y'Imana ndetse n'iye bwite. Bumviye ijambo ryawe ribararika, turabasengeye mu izina rya Yesu, bababarira ibyaha byabo, bakureho umuvumo wose, igihe cyo kujijwa cyabo kirengagize, ibyo bakoze byose bitakubahishije, ibyaha byose byabashikamiye, ingoyi zose zababoshye, uyu mwanya nuzibabohore, bababarire ibyaha byabo, usiba amazina yabo mu gitabo cy'abarimbuka, ubandika mu gitabo cy'ubugingo, kandi uhereye none nibakubera ubwoko, nibakubera abana, wemere ubafate ikiganza, bafate ukuboko bagendeshe, bagende uko ushaka, bumvire umwuka wera, babone ubushobozi bwo kunesha, kandi mwami icyaha cyabizingiragaho vuba nigitsindwa mu izina rya Yesu. Ubugingo bwabo bube mu biganza byawe, turabasengeye, jya ugendana nabo kandi ubayobore, umucyo wawe barasire guhera nonaha. Komeza rero babera umujyanama mu buzima bwabo, kugira ngo bimwe babujijwe no kuba imbata z'ibyaha babibone kuko mu bwami bwawe bihari, mu izina rya Yesu, amen. Mugiye kunyura hano, uriya mugabo mubona hariya arababwira icyo mukwiye gukurikizaho. Murakoze. Reka dukomere Imana amashyi, dushimire Imana iduhaye ibihe byiza muri iri teraniro. Twikishijwe ijambo rivuga gupfa ku cyaha umuntu akaba muzima. Haleluya. Imana ihe umugisha umwigisha, reka tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo. Iyo wapfuye ku cyaha umenya no gukorera Imana, umenya aho imigisha iva, ukamenya itegeko ry'umwami. Turatanga icya 10 n'amaturo hariya, kandi abadafite amafaranga cash mwakoresha momo, ni kuri izo mpapuro z'umuhondo zifite kode ya 077911. Reka sabe Benaya batambuke baze, n'iteraniro ryose duhaguruke turaririmbana indirimbo yo mu gitabo. Twese duhagurukane kandi dutambuka dutanga icya 10 n'amaturo. Duhaguruke, buri wese ugiye gukora mu butunzi bwe atanga aho agiye gukura, Imana ihongere imuhe umugisha. Nimuze turebe imbere, dutegereje igitondo, twiringira Imana yacu, nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha ni dusaba, kuko Imana itwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacishaka yuko twese tubabe. Buri muntu mwitorero abuwejejwe muri jo, tireka kwirahira, urahabwa imbaraga. Buri muntu
murakoze cyane. Tugeze mu mwanya wo kubaka urusengero, inzu y'Imana. Ibiseke byahageze kandi hari abatambutse. Imana ibaha umugisha. Nawe rero ku nkunga yo kubaka inzu y'Imana wateguye uyu munsi wayizana, urakoze. Imana iguha umugisha. Twabikora vuba twihuse kugira ngo twumve n'amatangazo. Urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Aho mukuye Imana ihongere ibakubire kenshi. Abana murakoze cyane. Imana ibaha umugisha, ibaha ubwenge, burinzi bw'Imana bujye wabaho mu izina rya Yesu. Yego murakoze cyane. Zana hasha, zana hanga. Urakoze. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Mushyiremo aha. Abana bashyiramo aha kandi inkingi yabo barayujuje kera. Yego sha. Urakoze. Imana iguha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Abana bo utababwiye ngo Imana iguha umugisha ntago bagukuraho amaso. Bamaje kumenya icyo umugisha uvuze. Barakureba rwose utamuhaye bombo, ubwo ugomba kumubwira ko Imana imuhaye umugisha, nibwo abyemera. Umuntu udatanze amafaranga nuko ntayafite, nukuri ntago wakwanga kugira icyo ukora muri uno mwanya, kandi Imana utaha namwe izabacira inzira. Reka dukoreshe na telefone zacu, dufungure telefone zacu. N'ufite kuri telefone amafaranga atari itike cyangwa atarayo gukemuza ikibazo ufite, ka ufite umugisha wo ko ufite amafaranga kuri telefone, koraho uzana umufuka wa sima cyangwa se uhembe umukozi umwe muri iki cyumweru. Kanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1. Kode ni yayindi ntabwo irahinduka, ni 07 91 56. Mwayifashe mu mutwe rwose. Reka nsubiremo rimwe kugira ngo iyo nabivuze cyane muratanga cyane. Imana ijye ibaha umugisha. Mwese ko tuba tuyatanze kwa Mana, nta kundi nyine tugomba kuyoherezayo nayo ikaduha uburinzi bwayo.
akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 07 91 56 akanyenyeri ugashyiraho amafaranga. Amafaranga washyiraho wibeshye kuri 0 nta kibazo rwose, nta kibazo gihari. Zabaye nyinshi kandi ariho, kandi mujya mwibeshyaho ariko nta muntu uraza kugaruza, mwarahamagawe n'ukuri. Imana ibaho umugisha. Rero tukiri ku nyubako, katubahe itangazo rigendanye n'inyubako. Mbere ya byose ariko kadushimira Imana, tuhereze icyubahiro aho igejeje ikora. Abantu Imana yaduteye ishyaka, idutera umwete, turayishimiye cyane. Iki cyumweru rero tugiye gushyiramo supavuma, niyo tuzatangira ku munsi w'ejo ku wa mbere, ariko harasabwa sima nyinshi. Byibuza dukeneye imifuka 150 muri iki cyumweru, kandi ayo mafaranga murayafite. Hari abayafite kuri konte, hari abayafite kuri telefone, hari abantu bayafite muri truwari z'utubati, hari n'abandi bayafite mu mashakoshi. Ayo mafaranga arahari, harahari. Ayo mafaranga murayabitse, ari amafaranga mukoreho, muzane tugure sima. Ntago ngiye kuvuga ngo muhite muyazana, ariko kuko tuzi ko mufite uwo mutima. Abantu barimo barambwira ko Imana yabahaye umugisha, kandi nanjye mu bantu Imana irimiraho umugisha ndimo numva Imana igiye kumana undi mugisha. Ubwo rero nibishimirwe. Haleluya, amen. Nawe kandi irawuguha, kandi yarawuguhaye. Ose simbona mwese mumeze neza, no kubera umugisha w'Imana. Murimo muranareba neza, murimo muranaseka, nuko n'Imana iduha n'ibyo kurya. Buryo utariye ntiwaseka. Haleluya. Imana itanga ibiryo nishimwe, kandi nta nubwo turi mu bitaro, turi bazima. Turamburira Imana ibiganza. Ntago umuntu abitegura. Nabyutse mu gitondo umva ndarembye, mbwira Imana ngo nkiza, ihita inkiza. Ubwo rero Imana ishimwe. Tugomba kubaka inzu y'Imana vuba cyane, byihuse cyane. Ubwo rero momo ni ya yindi uyandika ku gapapuro, niba yarakunaniye kuyifata mu mutwe, woherezeho sima zawe kuri iki gikorwa cya pavuma, ushyireho sima. Umufuka umwe ni 12,500, niyo washyiraho ibiro 5 bya sima cyangwa ibiro 10, ibintu byose birabarika. Ariko guherejo muyohereze kugira ngo dupavume. Imana ibaho umugisha. Turabizi tuzagaruka ku cyumweru tubabwira ko twapavumye, sibyo? Itangazo rya kabiri ni isoko twashyize ku mugaragaro, ariko ni isoko ry'umugisha. Isoko ry'umugisha, twatanze isoko rikarangiza rikaba iry'umugisha, tikagira inkuru. Iryo soko ry'umugisha twashyize ku mugaragaro ko dukeneye abantu bapiganira imiryango n'amadirishya y'urusengero, kandi ibyo biciro bakagenda bakazana ayo mafaranga. Urugi ni 350, idirishya ni 150, mukayazana mukaba mutsindira iryo soko, mukazishyuza mu ijuru. Ko gahunda imeze. Ubwo nyine watanze igiciro kirekire niho bazatangariza igihembo cye cy'umugisha. Kandi abahanga, mwene data n'undi muntu umwe, Imana ibaho umugisha, arahisa harona ise mbwira nti na madirishya birati urayobowe. Ubu yambwiye ati ubu ngubu ngiye gushakisha, ariko Imana yumve shyaka afite ishyiremo. Twarishyize ku mugaragaro, twafunguye. Ubwo iryo soko ry'umugisha mupiganwe, nutinda barabifata uzasanga rufunze. Ni ukwihutisha cyane, niko bimeze. Uko dukoze cyane niko Imana irimo iraduha cyane. Hari umuntu washyizemo urugi mu gatenga, urugi rwo mu nguni ya ruguru, yararwitanze, arakena, aragenda rwegamaho. Twari turimo turasengana ahantu, aravuga ati jewe nta kindi kintu nabwira Imana, hari urugi nayigurije none ndakennye, ndayinginze ndebe neza. Nukuri Imana yaje kumureba neza, nyuma ameze neza. Imana iribuka. Ubwo rero tugeze aho ku nzugi. Kiriya cyumweru nikivamo tuzareba ukuntu dufunga. Nyuma yo gufunga tuzareba ukuntu twakora, n'inyuma turebe n'ibindi bintu twakora, twihutisha iriya nzu y'Imana tuyigemo. Ntimukumbuye kwicaramo?
rero kubera ijisho rihora rireba hariya, aha dusigaye tuhareba tukabona ari ibintu bidasobanutse, ariko hari amavuta. Imana yahavugiye ibintu bikomeye irabisohoza, n'iriya nzu niho yubakiye. Ubwo rero mukomeze mwegeranye amafaranga muyohereze, kubonye umugisha usunika kuri momo muyazana. Ubwo iryo soko turaritangaje ry'amadirishya n'inzugi, ubwo nibirangira tuzababwira ikindi tuzakurikizaho, ariko Imana ibaha amafaranga nanjye yame kugira ngo tuzakore n'ibindi. Murababaye se? Sawa, iduha amafaranga gusa, kandi nabonye nta n'ubusambo buhari. Andi matangazo dufite, abaterankunga ba korali Betifage dusoje iri teraniro barabonanira hariya hepfo muri sare yo hepfo, none aha dusoje iteraniro rya kabiri. Amateraniro ku cyumweru ni 3, amatangazo asanzwe ntago tuyatindaho cyane, ariko reka tuvuge ku gicaniro cy'amasengesho cyo kuwa mbere. Ejo dufite abashyitsi bavuga ijambo ry'Imana n'ubuhamya, muzaze kumva iby'Imana yakoze n'ibyo igiye gukora. Kuwa kabiri ababyeyi barasenga, kandi nanone Minisiteri y'abakuze yateguye amasengesho azaba kuwa 3 saa 3 za mu gitondo. Abakuze basenga neza, baseka banaganira, bo ntago basenga nk'abandi bantu. Abakuze yavuze ati ndananiwe, hari n'igihe itafata akabanda kitahira, barahamagawe kandi bavuze ko batazaza basenga ninjoro baba batareba. Ubwo rero amasengesho yaba bari ku manywa saa 3. Umuntu wese uri muri iki cyiciro cya Minisiteri y'abakuze guhera ku myaka 60 muzaze musenge, kandi iyo basenze Imana irumva cyane kuko baba bashyizemo agatege. Ubwo abakuze muzaze gusenga mwese. Kuwa 4 igicaniro cy'amasengesho kuwa 4 ku isaha ya saa 3, saa 2 za mu gitondo. Abashyitsi baba benshi, abo mu rugo bakabura, kandi Imana ikorera ahangaha imirimo n'ibitangaza, ikora ibintu bikomeye cyane. Ni ikibazo kuba Imana izana umugisha, nibyo ukitwarira abandi, ba nyir'urugo bakawubura. Abantu hirya no hino, hari ahantu naraye ngiye mu giterane, abantu baravuga ngo yewe ibyo ntunze nabikuye mu cyumba cy'amasengesho yo kuwa 4 sejemu. Ndababonye nibuka ko ariho ibyanjye byavuye. Abantu barimo baraza bagafata abandi, tukaza gake gake. Nimuzinduke kare, igicaniro cy'amasengesho ahangaha kuwa 4 rwose, ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo, gusenga Imana, kuhimbaza Imana igakora ibitangaza. Karibu rero masengesho yo kuwa 4. Impinduka, ababaye hano mu mpinduka mugire gutya kuwa 5 ejo bundi muzamura ibiganza. Murimo, ariko harimo n'abandi badahari. Twabonye ibihe byiza, twigishijwe n'umudamu wabaye mayibobo, abana indaya, afite imyaka 14, ariko Imana imuhindurira amateka, imuha agakiza. Ashakana n'umugabo nawe w'indaya kandi wa mayibobo, ngo yari umubire. Uwo rero mubire n'umubire kazi Yesu yahinduye bazaba barahangaha mu ijoro ry'impinduka. Bavuge neza ukuntu byagenze, mumenye imbaraga z'Imana uko zingana. Imana ngo bamajije kumutera inda, ngo yaragiye aramubwira ati rero tugende ngiye kukwereka ababyeyi. Ngo wagenda nyine yambaye nk'ibintu by'abasazi, nyine yanyweye itabi, ngo yakoze ijisho, sinzi amajisho yari. Nyine ariko abwira umugore ati navuga byinshi ndamukubita. Ariko bene aho ngaho Yesu nawe ajya hagera agatanga agakiza. Yabahaye agakiza, barimo baravuga Imana, bazaba baraha mu ijoro ry'impinduka. Tuzatangira kare saa 11:15. Itangazo rindi ni abantu bazasezerana mu mategeko, ndetse tukanabasezeranya ahangaha. Itariki yamenyekanye ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6. Bazasezerana mu mategeko ahangaha, muri sare ahangaha. Ubuyobozi bw'umurenge buzaza gusezeranya aba bantu mu mategeko. Bazasezerana. Umugabo ufite umugore udakijijwe amubwire, n'umugore ufite umugabo udakijijwe amubwire. Gutangira kubandika
mu mategeko ni ku murenge wa Kigarama, ariko kubasezeranya bazasezeranira. Nibasoza ku wa gatanu saa 2 nibwo igikorwa kizatangira, natwe mu saa 7 tuzabasezeranya imbere y'Imana. Nuko gahunda imeze. Hari abantu rero bavuga ngo ibyo bintu ngo bya rusange ngo biraciritse. Niba se biciriritse, ibyawe wakoze bidaciritse ni ibihe? Ni ibihe? Ngiye nabonye kuri iyi si nta n'ibintu bidaciritse bibaho. Natashye ubukwe bw'umuntu wari wateguye neza, abantu babiri basangiraga inkoko. Abantu bose yari yashyizeho abantu imodoka zihurira zibatwara, ariko ahantu twari twicaye abantu barimo baramuvuga nabi, ngo arirata, ngo ariyemera, ngo izo nkoko, ngo izo modoka, ngo arimo aragaragaza ko akize, kandi barimo barabirya. Basigaza utugufa gusa, ariko barimo baravuga ngo arirata, ngo ariyemera, barangiza ngo imodoka yatuzanye iri hehe, bakabirya bavuga. Ubwo se ntibari barimo baravuga nabi? Naho ubundi bukwe bw'umuntu butarimo ikintu baravuga bati nubwo nta kintu gihari hari Imana. Ubwo rero nta bintu bidaciritse kuri iyi si bibaho. Ubwo rero ibyo byawe bidaciritse uzakora ni ibiki uzadukorera ukatwemeza ko abantu tutemera? Nago watwemeza ngo bikunde wapi? Twakwemera gute se? Na Yesu abantu banze kumwemera, yarabakirije abarwayi, akabazurura abapfuye, akabaha ibyo kurya bagahaga, barangiza bakamuseka bakavuga ngo nabambwe. Ntago watwemeza. Ubwo rero mujye mureka twicishe bugufiya, tujye hasi icyubahiro tugiye Imana. Abantu bareke kuvuga ngo ibyo bintu bya rusange. Nta n'ibintu bitari rusange ku isi. Ubwo rero turabasaba ko mwaza kwiyandikisha mwese abantu batasezeranye, yaba mu mategeko ndetse n'ahangaha. Ikindi ndasaba umukristo wese waha mu itorero rya CGM kwitegura gushyigikira ubukwe akabutera inkunga. Aba bantu usibye umuntu ufite ubushobozi, umuntu udafite ubushobozi twamwemereye ko tuzamuha ikanzu n'ivara. Tukaba badafite costume tukabakodeshereza costume. Ibyo bizakorwa natwe. Abantu namwe muze, mwebwe icyo musabwa no kuzaza. Imyenda tuzayishaka yo kuzambara. Icya kabiri nuko aba bantu tuzabashakira gato, tukabashakira na fanta. Ko bimeze byose. Icya gatatu, umuntu wese ufite imodoka arasabwa kwiyandikisha. Ndabandika kiro nimero za telefone, no kuguhamagara nti wowe uzatwara uyu nguyu. Niko gahunda imeze. Nuko uzabatwara mu modoka. Ibyo mubyumve, umuntu wese ufite imodoka nimuhamagara azamenye ko icyambere muhamagara ari ugutwara abageni. Ibyo bintu mubyumve. Ubwo noneho ndahita nsaba abantu ahangaha bakodesha imyenda y'abageni barimo ba mama pastor, nuko uzayitangira ubuntu. Yabyemeye kandi udushakire n'abandi bakozi b'Imana bahangaha bafite imyenda y'abageni. Ubwo mu rukiko bazambara imikenyero, mu gusezerana mu rusengero n'amakanzu y'imyeru n'amavara, abagabo n'amakote. Ibyo tuzabibaha. Ubwo rero umuntu utazasezerana azaba ashaka munani, azaba afite ikibazo tutazi. Ni nko kukubwira ngo jya mu mugongo tugende. Niba rero tuguhaye umugongo ngo tuguheke ukabyanga, ubwo ntago tubizi. Ubwo gahunda murumva hari igisigaye. Imodoka zirahari, imyenda irahari, fanta na gato birahari. Ahubwo no kubasezeranya na sari irahari. Ahubwo ntihazagire n'abantu bakoresha inama z'ubukwe. Inama z'ubukwe tuzatuzikorera ahangaha. N'abantu bazaba bafite imirimo protocole y'ahangaha ihari, n'abazafata ijambo bakayobora barahari. Ubwo ibindi bintu bizasaba amafaranga ni ibyo mu muryango iwanyu. Ubwo rero ibindi byose birarangiye. Inama y'ubukwe turayisoje, kandi iyi nama y'ubukwe tuyisoje abantu bemeye ko bazatera inkunga ubu bukwe. Siko bimeze? Umuntu utariyandikisha naze yiyandikisha vuba vuba. Niko gahunda zimeze. Kandi muri ubwo bukwe aha hazaba hanadekoye. Abantu badekora bazadekora, hazaba hadekoye. Ubwo se mufite ikihe kibazo? Igitangaza gihari, ubwo bukwe Yesu azaba burimo. Ubwo rero turasoje rero, kandi gusaba ubukwe buzaba burimo abantu benshi cyane. Abakristo baha muzihangane, mujye hanze abashyitsi binjire bicare. Buzaba burimo abantu benshi kuko n'abamarayika bazaba baje. Sawa rero ubukwe bwiza.
aba bantu rero baza ari benshi rwose. Umuntu waseje mutarasezerana naze kandi harimo n'umusore n'umukobwa bakundanye bari barabuze ubushobozi, mwahita mugenda mu muryango mukavugana n'umuryango mugahita muza tukabandikisha. Harimo umusore n'umukobwa byari byaranze, mwavugana n'imiryango, mwamara kuvugana n'imiryango mukabyumvikanaho mukaza. Ubwo ba Gilbert na ba Rufosi na ba Manuel na ba Siriyake na ba Sharire, abo bose rero ntimuzavuge ngo marayika niyaciye ahangaha ngo akemure ibibazo mukanga kuza. Sawa? Uwawe ni muturanye umubwiraze. Abo ntibyoroshye koko. Umurenge urahari, itorero rirahari, mwese murahari. Sawa? Ejo bundi tuzashyiraho abantu bashinzwe imodoka, bashinzwe iki, kugira ngo abantu tuzamenye aho tuzagenda tubakura tubashyirayo bose. Sawa? Murakoze cyane rero. Iteraniro rya kabiri turarisoje. Imana ibaho umugisha mwese, kandi umwigisha wacu nawe Imana imuhe umugisha. Kuwa gatatu ku isaha ya 12:00 zuzuye tuzaba dufitanye inama n'amakomite y'amakorari. Amakomite y'amakorari, bayobozi muyoboye amakorari muzubahirize gahunda ya 12:00. Nta mpamvu nimwe yo kutaboneka umuntu ari muri komite. Hari ibintu bikomeye tugomba kuganiraho kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kugenda neza. Ni kuwa gatatu 12:00 z'umugoroba, kandi tuzayikorera aha. Murakoze. Nimuhaguruke dusenga Imana. Reka tuba turiho umugisha w'Imana. Ndasaba kandi Mushumba Jean Jacques arahita asenga. Reka tuba turiho umugisha w'Imana muri iki cyumweru. Buri wese azahahe kandi aronke. Kuboko kw'Imana ku buryo kuzadutwikire. Ibyiza tuzagerageza gukora byose Imana izabe mu ruhande rwacu. Abantu bacuruza Imana izabaho umugisha, marayika azabe ku maseta yabo, bazacuruze kandi bazunguke. Imana izabarinda abakiriya b'inyatsi, babandi bikopesha ntibishyure, aba Imana izababarinde, izabaha abakiriya b'umugisha. Abatwara ibinyabiziga Imana izabarinda impanuka. Abafite abandi bakorera ba boss bazabarebe neza, ntibazatekereze kubirukana no kubandikira. Abadafite akazi Imana izabaremere ubuzima. Karibu senga Imana, umugisha w'Imana buri wese awutahane. Turagushimiye Mana yacu, wadusezeranije kutugirira neza, udusezeranya kuzabana natwe, ukaringaniza hataringaniye, ukamenagura ibitubangamiye imbere yacu, kandi wadusezeranije ko utazadusiga ahubwo uzabana natwe. Reka Data wa twese ndetse na Kristo n'Umwuka Wera uzabane n'abantu bawe muri iki cyumweru, bazabone bya byiza byose wavuganye nabo, kandi ukuboko kwawe kuzabasohoreze ibiruta ibyo umuntu yabasabira. Bazakubone baguhamagaye n'igihe batabashije kuguhamagara, bazakubone mu byo babashije kubona ngo bagutabaze, no mu bindi biza tutareba, aho hose bazabona ukuboko kwawe. Tugushimiye ko tuzongera guhurira hadufite ishimwe, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Ubuntu, urukundo rw'Imana, gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese, amen.